Uraho neza nshuti zanjye, uyu munsi nabazaniye akandi kantu k'ubwenge hano kuri MK Hero Show. Jyewe mugiye kubana nyita Jean d'Amour. Ubu ngubu ngiye kubereka uburyo ki wakoresha telefone yawe utiriwe uvuga ngo urandika na message bikugoye. Yenda hari igihe ushobora kuba uri mu muhanda utwaye, hari igihe ushobora kuba uri mu mirimo y'amaboko yenda utabasha kuba wajya mu byo kwandika. Ariko uyu munsi ngiye kukwereka uburyo ki wakoresha telefone yawe uri kuvuga amagambo akiyandika maze ukohereza message yawe. Wowe ukurikirana akantu ko kandi kugira ngo video yose itaza kugucika, byibuze nawe wabasha kuba wabyikorera. None wowe icyo ukora, uraza ahangaha muri telefone yawe, urafungura telefone yawe maze uhite uza scrolling, uhite uzana ahangaha handitse Play Store. Unafite indi telefone wajya muri browser yayo maze ugasearchinga. Urahita umanuka ahangaha, uraza ahangaha kuri search, uhite ukirikaho. None wamara gukirikaho uraza wandika ahangaha Gboard ahangaha. None iyo application iraza imeze gutya. None niba wamara kuba yajya muri telefone yawe, urahita umanuka hasi, uhite byibuze uraza bitewe na application ushaka gukoresha, uraza uhite uyijyaho. None ahangaha urahita uza ushake umuntu nyine wakwandikiye ugomba kwandikira cyangwa ugomba gusubiza, urahita uza ahangaha. None urahita za umuscrolling umurebe. None wamara kumureba uhita umukirikaho. Icya kabiri, ubu ngubu ibintu ugiye kwitegereza, byibuze ukomeze witegereze neza kugira ngo bitaza kugucika. Hari akandi kantu uhita uza ahangaha hano ibumoso, hari ahantu hari utudomo tune tugerekeranyije ahangaha. Noneho uhita ukirikaho. Niba wamara gukirikaho bahita bakwerekeza ahangaha gutya. Noneho urahita umanuka ahangaha ibumoso handitse settings ahangaha, ukirikeho. Noneho wamara gukirikaho barahita bakuzana ahangaha ku magambo menshi ahangaha, amagambo menshi. Ariko ibi ngibi nzagenda mbibasobanurira uko muzajya mugenda mumbaza, byibuze mujye mwandika ibitekerezo byanyu aho ngaho nzajya mpita mbibona. Wowe utarakanda kuri subscribe, ndakwinginze ukanda kuri iyo buto ya like, ukanda no kuri subscribe maze ushyiremo n'igitekerezo cyawe n'inyunganizi zanyu ziba zikenewe. Noneho reka dukomeze. Hano hari amagambo menshi ariko nago ariyo dushaka. Ahangaha turaza hite dukanda ahangaha kuri voice tapping. Akangaka ushobora kuza gusanga wowe gafunze. Wowe ndakwinginze uze guhita ugafungura gutya. Noneho wamara kugafungura uhite usubira inyuma gutya. Noneho duhite kwisubirira hano hejuru. Ahangaha hejuru abanza hari language, uhite ukanda kuri language. Noneho tumanuka ahangaha handitse add keyboard ahangaha. Ahangaha hari indimi nyinshi uraza gutoranyamo urwo ushaka kuba wavugishamo uwo muntu maze uhite urushyiramo. Noneho wamara kurushyiramo, ahangaha hari Icyongereza, hari n'Ikinyarwanda. Yewe aka kanya ndi gukoresha Ikinyarwanda. Noneho uhite ukirika kuri Kinyarwanda niba ari rwo rurimi ushaka gukoresha. Bahita bakwerekeza hano. Niba bamara kwerekeza hano, ahangaha barakwereka ama keyboard agiye atandukanye, ariko ibi ngibi ntago ari ingenzi. Wowe urahita umanuka ahangaha hano hasi hano kuri done. Noneho uhite ukirikaho. Ni ukuvuga ngo nuze rwa rurimi washakaga bahita ruzana ahangaha. Noneho hari igihe uza gusanga hano ari hejuru hari Icyongereza cyangwa hari urundi rurimi udashaka gukoresha. Wowe icyo ukora, urahita ufata ururimi ushaka gukoresha uba ari rwo uhite ubanza hejuru. Uhite twisubirira inyuma gato. Duhite dusubira inyuma hahandi habanza. Noneho icyo ukora, ahangaha wowe ushobora kuza gusanga hano hasi ahangaha handitsemo Icyongereza. Wowe icyo ukora, uraza uhite ukanda hano kuri aka kanaka akangaka kuri kumubumbe ukagumizaho. Noneho uhite uza urebe neza ko hano hariho byibuze hari hejuru ahangaha. Uraza kandi urebe ko ahangaha hariho ururimi rwawe. Noneho uhite urushyiramo ahangaha, uraza guhita rwiyandikamo. Noneho icyo ukora, ahangaha urabona ko hari voice ahangaha ushobora gukoresha ya WhatsApp. Akangaka uratukiyora uhita umanuka ahangaha ku ya keyboard uba ariyo wemeza. Noneho urahita WhatsApp ahangaha kuri keyboard hari indi voice. No kuvuga ngo urahita uzanga kuri voice ahangaha kuri voice ya keyboard. Noneho ahangaha uhite ukomeza amagambo uvuze agenda yiyandika. Icyo ushaka kuba wakohereza kigenda kiyandika. Noneho ukongera ukohereza message yawe. Murakoze kubana nanjye, uwo mwari muri kuvugana unyite Jean d'Amour. Ni ukuvuga ngo wowe utarakanda kuri subscribe, kanda kuri iyo buto ya subscribe, kanda no kuri like kugira ngo video nzajya nyizana ujye uyibona mu bambere. Yewe mwari muri kuvugana nitwa Jean d'Amour.